ndabasuhuje inshuti bakunzi babaho neza. Uyu ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira amagara mazima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kwishima akabaho mu buzima yishimiye. Bahaye ikaze rero aho muherereye hose, mbanza gushimira wowe wamaze gukora subscribe, gushimira nawe ugiye kuyikora aka kanya kugira ngo ujye ubasha kudukurikira 5 kuri 5. Nongera kukwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe gusa. Hari abantu benshi bakandaho bakongera bagakandaho ugasanga ntabwo akiri umukunzi wacu, kuko yongeye agakandaho ugasanga yikuyeho. No kuvuga ngo iyo ukanze subscribe ubufasha bonoma wakongera ugakandaho ukaba uvuyemo. Niba waramaze gukora subscribe ndagushimiye cyane kandi bifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2021. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama kandi ndabakunda cyane. Hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ko afite ikibazo cyo kwituma impatwe. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti uvura kwituma impatwe. Mu minsi mike urwungano ngogozi rwawe rukongera gukora neza nk'uko bikwiye. Nk'uko bisanzwe rero, mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukareba ibishobora gutera iyi ndwara, hanyuma ukagerageza kubyirinda, dore ko kwirinda biruta kwivuza nk'uko mpora mbikubwira. Kwituma impatwe ni indwara rusange, umuntu wese ashobora kuyirwara ndetse ntitinya n'abana bato. Muri rusange kwituma impatwe biterwa n'uko umwanda usohoka uba ukomeye cyane, gusohoka bikagorana bigatuma wikanira kandi bikakubabaza cyane. Dore rero bimwe mu bishobora gutuma urwara iyi ndwara n'ibyo ushobora kwirinda kugira ngo wirinde kandi ugire ubuzima bwiza. Ikintu gikunda gutuma abantu benshi barwara impatwe harimo kuba mu buzima bwabo bwa buri munsi bafungura amafunguro adafite fibre. Iki kibazo gikunze kuba ku bantu babonye amafaranga vuba, ugasanga bahinduye ubuzima mu gihe cyihuse. Umuntu ubonye amafaranga vuba agahindura ubuzima, usanga atangira gufata amafunguro atandukanye cyane n'ibyo yari asanzwe amenyereye. Hari n'abagira ubunebwe bwo guteka, ugasanga arahora afata amafunguro amwe adahindura umwaka ugashira. Dore rero ibyo ukwiye kwirinda mu gihe ufite ikibazo cya fibre mu mubiri wawe: inyama, fromage, amagi. Kubifungura byonyine bituma ubura fibre mu mubiri wawe. Ibi birahura n'aba bantu b'abanebwe mu guteka, aho mu gitondo abyuka agafata umureti n'umugati akajya ku kazi, nimugoroba yataha akongera agateka umureti n'umugati, yahindura akagura inyama zo mu bikombe mu alimentation, cyangwa agakoresha speciale amagi n'ifiriti. Ugasanga ayo niyo mafunguro ye mu buzima bwa buri munsi. Uyu muntu aba afite ibyago byinshi byo kurwara constipation kubera ko nta fibre aba afite mu mubiri we. Ikindi gishobora gutuma urwara iyi ndwara ni ku bantu batagira icyo bakora, bahora bicaye. Aha twavuga nk'abarwayi cyangwa abafite ubumuga bukomatanyije budashobora gutuma hari ikintu bakora, cyangwa akaba ari umuntu ugeze mu zabukuru. Ibyago byo kurwara impatwe biriyongera bitewe n'uko imikorere y'imibiri yabo ihindagurika. Ikindi gishobora kuba cyatera impatwe ni ukuba ufata imiti myinshi igihe kirekire. Umuntu uhora ku miti aba afite ibyago byo kurwara impatwe. Aha twavuga nk'ibinini bizwiho nko kugabanya uburibwe, cyangwa ku bantu bafata ibinini bigabanya umuvuduko w'amaraso. Hari no kuba ufata ibinini by'igifu. Ibi binini nabyo bibamo aluminium, bishobora gutuma ugira ikibazo cyo kwituma impatwe.
Hari no kuba usanzwe ufite ikibazo cyo kurwara amara, urwungano ngogozi rwawe rudakora neza, ukaba wari usanzwe ufata imiti igufasha kwituma. Gukoresha iyi miti kenshi cyane bituma ushobora kurwara indwara y'impatwe, bitewe n'uko umubiri wawe uba waramenyereye. Mu gihe utabonye iyi miti, kwituma bikagorana. Ikindi twasorezaho ni ku bantu bakunda kugira akazi kenshi, ugasanga ashatse kwituma akita ku kazi agasa nk'ubyirengagiza, hanyuma agatinda kujyayo. Uyu muntu aba afite ibyago byinshi byo kurwara constipation, kubera ko urwungano ngogozi aba ari kurwangiza, bigatuma agira ikibazo cyo kuza kwituma impatwe aho agiriye ku musarani. Aya ni amwe mu makosa abantu benshi bakora batabizi, bikabaviramo kurwara iyi ndwara y'impatwe. Gerageza rero wirinde. Niba hari amakosa wakoraga muri ibi tumaze kuvuga, ugerageze kuyakosora. Dore rero umuti mwiza wagufasha mu gihe ufite ikibazo cyo kwituma impatwe. Ufata akabuto kamwe ka muringa, ugafata ikirahure cy'amazi, ukagasomeza ukakanywa nk'unywa ikinini. Ibi ubikora buri gitondo ubyutse. Hanyuma nimugoroba uteka amazi agaserura, yamara kubira neza ukayateruraho, ukayatereka agahora, yamara kuba akazuyazi ugasuka mu kirahuri, ugafata ibiyiko 4 by'ubuki ugashyira muri ya mazi, hanyuma ukavanga ukanywa. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe. Bikore buri munsi kugeza igihe uzumva watangiye kwituma neza nk'ibisanzwe. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Imana ibarinde.